Hari umuntu wambajije ukuntu bishyura inguzanyo ya Sugar Loan, arambwira ati ese ni gute umuntu yakwishyura inguzanyo aba yafashe muri MTN Sugar Loan. Muri ino video ngiye kuba nakwereka uburyo wakwishyura neza inguzanyo ukayishyura bikarangira neza nta deni urimo, bakaguha message ikonfirma ko wamajije kuba wakwishyura. Kora subscribe ubundi ukore no kunzogera, asigaye dutangire. Umererwe neza wowe ukurikiye iyi chaîne Soso de Baba. Muri ino video uyu munsi wa none ngiye kuba nakwereka ukuntu wishyura noneho inguzanyo ya Sugar Loan igihe uba wamajije kuba wagurizwa amafaranga warayafashe ariko noneho ushaka kwishyura. Hari abantu benshi cyane bagiye banyandikiramo kumbwira ati twereke ukuntu noneho wishyura, kwishyura byaratunaniye. Muri iyi video ngiye kwereka ukuntu wishyura iyi nguzanyo uba wahawe na Sugar Loan ivuye kuri MTN cyangwa se kuri Mokash. Hano ngiye kukwereka ukuntu wishyura neza, ukishyura nta kindi kintu cya danje ugiye kuba wakora. Uri buze ahangaha dusanzwe duhamagarira, niba ufite telefone y'amatushe nawe uri bujyemo aho usanzwe uhamagarira, urandikamo akanyenyeri 82 akanyenyeri 5 ubundi ushyiremo urwego. Ahangaha tugiye kwishyura inguzanyo ya Sugar Loan. Hari abantu ba mbere neretse uburyo ufungura Sugar Loan n'uburyo usaba inguzanyo. Iyo video ndibuze kuza kuba nayishyira hano muri description y'ikiganiro, ariko ahangaha tugiye noneho kwishyura inguzanyo ya Sugar Loan. Uri buhite uza hano kuri 5. Ahangaha tugiye hano kwishyura inguzanyo. Hano urahita hano ushyiramo 5. Niba ufite telefone y'amatushe tugendane, nawe urashyiramo 5. Ntabwo ari ngombwa ko uba wenda ukoresha smartphone. Noneho ahangaha uri buhite uza hano, ahangaha urahita uza hano ha kabiri kuko ugiye kwishyura inguzanyo ya Sugar Loan. Ariko naberetse uburyo ufungura, noneho ahangaha ngiye kukwereka uburyo wishyura iyo nguzanyo ya Sugar Loan. Ahangaha bahita bakubwira ngo ishyura inguzanyo angana nk'igihumbi na 70. Ahangaha njye nagujijeho 1000, ubwo inyungu bahise bayigira 70. Noneho aha ngiye gushyiramo 1 kugira ngo mpite ninjira muri systeme yo kuba nagira yo kuba nakwishyura. Noneho ahangaha bakahita banyereka ngo nta inguzanyo utarishyurwa ni amafaranga 1070. Amafaranga usigaranye kuri momo yawe bakahita banyereka hano njye amafaranga mfite hano kuri momo yanjye. Noneho bahita bambwira ati ishyura yose. Aha hambere nimbishaka ndi buyishyure yose, aha kabiri nimbishaka ndi bwishyure mu byiciro, ariko ngerekana ishyure yose kubera yuko ni byiza. Wowe nubishaka uri bwishyure mu byiciro, ngerekana ishyure yose. Noneho nimara kwishyura hano yose bahita bambwira ati shyiramo umubare w'ibanga, pin yawe y'ibanga kugira ngo ube wishyuye. Ahangaha ndi bushyiremo pin yanjye y'ibanga kugira ngo mbe nishyuye, sibyo? Hano tugendane. Noneho ahangaha ngiye hano kuba nashyiramo pin yanjye y'ibanga. Ahangaha bahise bambwira ati kwishyura inguzanyo biri gukorwa, uraza kumenyeshwa niba byagenze neza. Ahangaha rero, ahangaha ngiye hano kurindira iki? Ngiye kurindira message ikonfirma ko ndangije kwishyura inguzanyo yanjye ahangaha muri Sugar Loan. Nawe nkubwira yuko niba ushaka kuzazamuka mu nguzanyo bakaba baguha amafaranga menshi cyane, nuko amafaranga baguha wishyura. Ahangaha bahise baduha iki? Bahise baduha message yuko amafaranga tumaze kuba twarangiza kuyishyura. Reka turebe message, turebane message njye nawe. Ayangaha ni amafaranga namaze gushyira kuri telefone yanjye kugira ngo nishyure. Noneho turi burebere hano ahangaha kuri kino gice cyo hasi. Iki gice cyo hasi ahangaha harimo kuzenguruka aka kantu, reka bariho tureba. Ni ukuvuga ngo noneho hano baravuga, tuhereye hano kuri kano kantu kanashyiremo hano, baravuga ati inguzanyo yawe, bakahita bashyiraho nyine kode, bakahita bashyiraho kode, bashyiraho amakode yari kumara iminsi 7. Isisimbuka ariko ndi buyibone. Bahita bashyiraho ati inguzanyo yawe yari kumara iminsi 7. Ngiyi hano inguzanyo y'inote y'igihumbi ifite nimero, bagashyiraho nimero, bakahita barangiza bakahita bashyiraho icyo gihumbi yuko yishyuwe neza cyane yose. Noneho bakamanuka hasi bakahita bakwereka 1000 n'amafaranga 70 byakoreshejwe mu kwishyura inguzanyo yanyu muri Sugar Loan kuri leta. Tariki nazo bakazishyiraho n'isaha amafaranga wari wayafatiye. Urabona ko bahita bayashyiraho
okay. Noneho aha ngaha bagahita bakwereka ubwo amafaranga usigaranye kuri balance, bivuze ngo namaze kuba nakwishyura iyi nguzanyo, njye nta deni ndimo kwishyura amafaranga yo muri Sugar Loan, nyine inguzanyo ifite nimero bakayishyiraho Sugar Loan, byakozwe neza kuwa, bagashyiraho itariki, aha ngaha nimero y'inguzanyo, bagashyiraho none nimero y'igikorwa, nabyo byose bakaza bakabishyiraho, bagahita barangiza bakaguha message nyine ikonfirima ko warangije kuba wakwishyura. Nk'uko bisanzwe ni Tusode Baba, kora subscribe ubundi ukore no kunzogera kugira ngo tujye turushaho kubana no mu bindi biganiro. Ciao ciao.